umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu, icya karindwi n'icya munani. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya kabiri. Agahinda Pawulo yari afite. Itorero ry'i Korinto ryari ririmo ibibazo bitandukanye bishingiye ku myitwarire idahwitse. Pawulo igihe yageragayo yamaze igihe runaka abicoca ku buryo urwo ruzinduko rutamunejeje. Gusura itorero aho kuganira ibya Kristo, ahubwo akamara igihe bari gutondagura ibibazo biryuzuyemo. Pawulo yarabandikiye ati, nagambiriye kutazagaruka iwanyu nzanye agahinda. Intumwa yifuje kubaha umwanya uhagije ngo bashyire mu buryo buri kintu cyose kidatunganye mu itorero. Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatanu hari uwatahaga ku mugore wa se, maze Pawulo abaha inama yo kumuha igihano cy'itorero. Byageze nyuma arihana, ariko bene data b'i Korinto banga kongera kumwakira mu itorero. Yarabandikiye muri iki gice ati, igihano wa undi yahawe na benshi kirahagije, none mukwiriye kumubabarira, kumugaragariza urukundo no kumuba hafi kugira ngo aticwa n'agahinda. Birababaje ko iyo umwe muri bene data aguye mu cyaha, abasigaye bose bamugira urw'amenyo ntibamenye ko ari ukurushaho kumutera agahinda. Imana itwungura ubwenge bwo kumenya kuruhura imitima ya bene data. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatatu. Nimwe nzandiko za Kristo. Mu gihe itorero ryari rigitangira, abigisha b'ibinyoma bajyaga hose maze bakavuga bati, Pawulo niwe unyohereje, cyangwa akavuga izindi ntumwa maze akabasaba ijambo ngo abwirize. Intumwa zashyizeho gahunda y'uko uwo bohereje bamuha urwandiko rumuhamya, maze aho ageze akarwerekana. Nyamara mu rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya kabiri, Pawulo asobanura ko hari n'ubwo urwandiko rwashoboraga kwiganwa maze abantu bakagira ngo ruvuye ku ntumwa kandi atari byo. Pawulo aravuga ati, urwandiko ruhamya umubwirizabutumwa w'ukuri n'abo yayoboye kuri Kristo ndetse n'imico y'abatajuru, hiyongeyeho n'inyigisho z'ukuri. Yabwiye Abakorinto ati, nimwe rwandiko rwacu rutandikishije wino ku rupapuro, ahubwo rwandikishijwe Mwuka Wera. Ibitangaza byagendanaga n'intumwa nabyo byari nk'urwandiko ruhamya ko bavuye ku Mana. Pawulo yababwiye ikindi gikomeye ati, burya nanone twagiriwe ubuntu bwo kubona ubwiza bw'Imana burabagirana kuri Kristo Yesu, atari nka kwa kundi Abisirayeli babonaga Mose arabagirana avuye ku Mana maze bakagira ubwoba. Imana ishimwe ko yemeye kutwambika no kutwemerera kureba ubwiza bwayo binyuze muri Kristo Yesu. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya kane. Umucyo twahishuriwe. Imana yatugiriye ubuntu maze iduhishurira umucyo wayo, yaduhaye kubwiriza ibyayo. None rero dukwiriye kwanga ibiteye isoni byose. Ubutumwa bwiza butwikururiwe bose keretse abarimbuka, babandi Imana y'iki gihe yahumye amaso. Kubwo kubwiriza ubutumwa, intumwa yavuze ko nubwo dufite umucyo utangaje, twebwe tumeze nk'ibibindi bibasha kumeneka. Ubuntu bwa Kristo nibwo budukomeza. Abayoboke ba Kristo bagira amakuba impande zose, nyamara ntibakuke imitima. Barashoberwa nyamara ntibiheba na gato. Kwizera Kristo nibyo bidutera kumwamamaza. Ikindi gikomeye Pawulo yavuze ni uburyo umubiri w'inyuma usaza, nyamara akadusaba ko umuntu w'imbere we akwiriye guhora ahindurwa mushya na Kristo. Reka Mwuka atuyobore maze turebe ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka ari iby'iteka ryose. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatanu. Abahagarariye Kristo. Muri iki gice tubonamo uburyo iyi mibiri twambaye igereranyije
tuzaheranwa n'inzu, ariko ntituzahora muri uyu mubiri ndetse no muri ubu buzima. Imana yateganije ko tuzimurirwa mu bundi buzima ndetse tukambara indi mibiri itabora. Niyo mpamvu dukwiriye guharanira kunezeza Imana igihe cyose tukiri muri uyu mubiri ubasha gupfa ndetse no kubora. Twese tuzagaragara imbere y'intebe y'imanza maze tubazwe uko twitwaye n'ibyo twakoze igihe cyose twari tucyambaye uyu mubiri ubora. Urukundo rwa Kristo nirwo ruduhatira guharanira gutungana no kumwamamaza. Burya iyo umuntu ari muri Yesu aba ameze nk'icyaremwe gishya, ibyo yakoze kera byose biribagirana. Iri jambo ni iryo kwizerwa rwose kuko rikomoka ku Mana yadukunze maze igatanga Kristo akadupfira. Urukundo rwe nirwamamare hose. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6. Abakorana n'Imana bitwara bate? Ubwo dukorana n'Imana dukwiriye guharanira ko ubuntu yatugiriye budapfa ubusa. Twirinde kugira n'umwe tugusha cyangwa dutera gusubira inyuma, ahubwo twiha agaciro nk'abakorana n'Imana, tujye twihangana mu makuba ndetse no mu mibabaro tubasha guhura nayo muri iyi si. Tugire umutima uboneye. Yesu yaravuze ati, hahirwa ab'imitima iboneye kuko bazabona Imana. Dawidi nawe yaravuze ati, ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he? N'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye. Abakorana n'Imana bakwiriye kuzura ubwenge, kugira neza, kutarambirwa no kwambara intwaro zose z'Imana. Twese abayoboke ba Kristo kenshi hari ubwo dusa n'abatamenyekana nyamara turi ibirangirire. Hari ubwo dusa n'abababara nyamara twishima iteka. Dusa n'abakene nyamara duhesha benshi ubutunzi bw'ukuri aribwo Kristo. Dusa n'abatagira icyo bigirira nyamara dufite byose. Intumwa yatwibukije kutifatanya n'abatizera mu migenzereze yabo mibi. Si iby'ubwenge kubona umuyoboke wa Kristo arimo kwifatanya n'abapagani mu bugome, mu byaha no mu bigizi bwa nabi. Imana yaduhamagaye ikomeze itweze. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 7. Amakuru y'ahandi. Turahamagarirwa kwiyezaho imirimo yose mibi, kandi kwiyeza by'ukuri ni ukubaha Imana. Dufite amasezerano menshi adutera kwiringira Imana no kwiyeza. Pawulo ubwo yari i Makedoniya yari afite umubabaro mwinshi. Yari ababajwe n'umwiryane uri mu itorero ry'i Korinto ndetse ababajwe n'amakuba bagendaga bahura nayo. Maze Tito abasangayo ababwira uburyo itorero ry'i Korinto rikomeye kandi rishima Imana, maze umunezero wabo uba mwinshi. Urwandiko yari yarabandikiye rwari rwarabacyabuye maze bisubiraho. Mbese ujya wishimira amakuru y'ahandi, uburyo itorero rya Kristo rigenda ryunguka abakizwa? Tito yahumurije Pawulo amubwira uburyo i Korinto n'abizera bari bafitanye ibibazo biyunze, uburyo bose batewe agahinda n'ibitanezeza Imana byari muri bo, maze bagahindukira bakihana. Agahinda k'abapfapfa ni ukubabazwa n'ibyabaye gusa, naho agahinda mu buryo bw'Imana ni ukubabazwa n'ibibi biriho maze ukagambirira kwihana no kubireka. Ibyabaye mu Bakorinto byo kwihana reka bibe no hagati muri twe. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 8. Gufasha abakene. Amatorero yabarizwaga mu majyaruguru y'Ubugiriki bahitaga ay'i Makedoniya. Twavugamo nk'itorero ry'Abafilipi, Abatesalonike n'ay'i Beroya. Amatorero yabarizwaga mu majyepfo y'Ubugiriki yitwaga ayo muri Akaya, ari naho Abakorinto bari. Ab'i Makedoniya bari mu makuba menshi no mu bukene bwinshi cyane. Amateka avuga ko Abaroma bafashe ubutegetsi bambuye ab'i Makedoniya ibintu byabo byose, kuko ariho umwami w'abami Alexandre Mukuru yavukaga. Kwibuka umupfakazi w'umukene watuye udukoroto 2, maze Yesu akavuga ko arushije abatanze menshi. Abizera b'i Makedoniya nabo babanje kwitanga no kwiyegurira Kristo, maze babona no gukora ku byo bari bafite, batanga impano igoboka ab'i Yerusalemu, kuko naho abizera baho bari mu bukene buteye ubwoba. Ab'i Makedoniya kandi Pawulo ntiyabahatiye gutanga, ahubwo baramwinginze ngo nabemerere
bose batange. Imana iha umugisha abagarura 1/10 n'amaturo batabanje guhatwa, ahubwo babikoranye umutima ukunze nk'ayi Makedoniya. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni iyihe nzu dutuyemo Pawulo avuga izasenywa tugahabwa indi? Icya kabiri, ni iki Kristo yavuze ku bafite imitima iboneye? Icya gatatu, kugira ngo abizera b'i Makedoniya batangane ubuntu bwinshi, ni irihe banga bakoresheje? Imana ibahe umugisha.